Kongeye kubasuza inshuti bakunzi ba Nyurwa TV. Uyu ni mwanya mwiza cyane aho tugiye kubagezaho gahunda yo kuramya yabereye ku rusengero rw'Abadiventiste umunsi wa karindwi rwa Bwiza, ahari umushyitsi w'Imana waturutse kuri field, kandi twataramanye na korali abakorerabushake. Ntukikwe rero kuri mikoro muri kumwe na Jafet mu Rwanashyaka, kuri kamera turi kumwe na Johnson. Ni muri ubwo buryo kandi niba usanzwe dukurikirana utarakora subscribe, ni byiza ko banza kureba ibiganiro byacu cyangwa se indirimbo cyangwa se abatumirwa batandukanye tuba tubagezaho, ukore subscribe ariko wabanje kureba, hanyuma noneho ukore na share ku nshuti yawe nayo idacikanwa, kugira ngo ibyiza dusangiye n'abandi nabo babiboneho. Ikindi kandi ni Nyurwa TV, ushobora kuduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 14 00 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefone igendanwa 078 690 3540.
ariko nza kubaza umuyobozi arambwira ati ntago abadamu babyibukaga yari isabato basenze bwa mbere. Birashoboka rero kubw'igihe kirekire no kubw'imbaraga y'umwanzi, ariko tukanashimira Imana yuko Imana yacu ari nyarukundo ari nyembabazi. Rero mfatanije namwe gukuza ikiciro cy'abari n'abategarugori, umuryango ndetse n'abana muri ifiridi y'amajyepfo y'uburasirazuba bw'u Rwanda. Uyu munsi rero turi ku isabato ya kabiri y'ukwezi kwa gatanu, ni isabato ngaruka kwezi, tuzirikana yuko umuryango ari igihangano cy'Imana, tuzirikana ko turi itorero ry'Imana, turi umuryango w'Imana, by'umwihariko Imana ikarema umugabo n'umugore ariho dukomoka twese, nta muntu uriho atarakomotse ku mugabo n'umugore. Rero abagabo n'abagore muri aha, abana muri aha, abasaza, abakecuru, abasore n'inkumi, mbifurije isabato nziza ikiciro cy'umuryango. Ngo twongere twimike Imana mu miryango yacu, twongere tuzirikane ko twaremwe n'Imana, kandi tunashima Imana ko mu mwaka urenga amezi 2 itorero ryakoreye mu miryango. Yesu ashimwe. Imana yemeye yuko itorero ryayo rikomeza gukorera mu miryango iwacu muhira. Reka Imana ikomeze gufasha buri muntu wese wazirikanye yuko umuryango ari igihangano cy'Imana, kandi agakomeza kugikuriza iwi muhira, ashishikariza abagize umuryango komatana n'Imana no kuyinambaho. Imana ibaha umugisha. Kandi abataragize izo mbaraga umwanzi akabatwara rwose, twasomye yuko n'uyu munsi Imana yiteguye kutubabarira. Aho twagize intege nke mu gihe kingana n'umwaka urenga turi muhira, birashoboka ko tutabanye n'Imana, birashoboka ko tutigishije abana bacu ngo tubatoze gukunda Imana. Reka dusabe Imana nyirimbabazi, nyirurukundo rwinshi, ngiturebesha amaso y'imbabazi, kandi uhereye none dukuze ikiciro cy'umuryango iwacu muhira no ku itorero ryacu rya Bwiza ndetse n'amashami. Imana nizeye yuko ibidushoboze kandi iri bibabashishe. Nabonereho kubabwira yuko nk'uko ibyiciro byinshi bigenda bigira impuzankano, n'ikiciro cy'umuryango nacyo dufite impuzankano ituranga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Tumenyereye impuzankano ya mifemu, tumenyereye impuzankano y'abana, tumenyereye impuzankano ya jiya. Rero n'ikiciro cy'umuryango gifite impuzankano yacu. Rero ntabwo yakunze kugaragara kubera ko iki cyiciro cy'umuryango cyagiye gisgingira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntabwo cyakunze gukora cyane mu itorero ryacu, ariko kandi uwo n'umugambi wa Satani, kuko asobanukiwe nuko kugira ngo tube abantu b'Imana bigomba guhera mu miryango. Ari nayo mpamvu atwaza igitugu abagabo n'abagore, ingo nyinshi ziri gusenyuka, ingo nyinshi zibanye nabi, kandi harimo n'ingo z'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Uwiteka aturebe neza, kandi Uwiteka aduhe kuzirikana iki cyiciro, kuko niho hashingiye inkingi zo kwizera kwacu. Rero umwambaro wacu n'uyu mwambaro mubona naje nambaye, n'umwambaro w'ikiciro cy'umuryango. Abadamu mushobora kuwugura, ntago ari umwenda uhenze, uragura nk'uko ugura iyo myambaro mwambaye, ntago ari umwenda uhenze cyane. Rero ndasaba kugira ngo abadamu bo mu itorero rya Bwiza, byakabaye byiza ku isabato y'umuryango, uko umwami Imana azagenda duha uburyo twazashishikariza n'abadamu kugura umwambaro w'ikiciro cy'umuryango. Hanyuma rero n'abagabo bacu n'abasore nabo bafite icyo bambara ku isabato y'umuryango, bafite amashate asa na kaki
kaki sinzi uko ariko ndumva muyumva kake, bakambariraho ku pantaro y'umukara, bakanashyiraho karuvate y'umukara. Ipantaro n'ishati ubasha kubishaka mu buryo bwo kwiyeranja, ariko karuvate irahari, irakorwa ku 2,000 byonyine, ukaba wambaye karuvate y'umukara iriho logo y'Abadventiste umunsi wa 7 ikoze mu kiciro cy'umuryango. Ubwo rero abashinzwe ikiciro cy'umuryango ku itorero rya Bwiza n'abayobozi b'itorero nahanyu kugira ngo nkuko twambarira n'ibindi byiciro, kandi rekana nababwire yuko ntabwo twambara kugira ngo abantu babone ko twaberewe, ahubwo burya imyambaro yacu ivuga n'umurimo, ivuga n'ubutumwa. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Abantu bagize amahirwe yo guterana mu miryango muri COVID-19 bakazirikana no kwambara impuzankano, uwabaza hano ntago yabura abantu impuzankano yabo yavuze ubutumwa. Yabura se? Yabura? Jewe mfite abantu 3 babwirijwe n'umwambaro wanjye wa mifemu. Ahari wenda uyu nguyu bashobora kutamenya ibyawo, ariko uriya mwambaro wa mifemu muzi ko ufitemo akandi kantu kihariye k'umweru. Ku isabato rero ya mifemu iwacu twambaraga uwo mwambaro nk'uko twaje ku isabato, tukagera igihe nyuma ya saa 6 tugasura abantu mu buryo bwo kwirinda COVID-19, ndetse tukaboneraho no gutanga ubufasha ku babukeneye, ariko tukagenda n'abana n'umugabo n'abakobwa bari muhira twambaye mu mpuzankano ya mifemu. Byaba ku isabato ya jiya bikaba uko nguko, abajiya bakambara uniforme gutyo. Ariko cyane uriya mwambaro wa mifemu abantu bakomeje kumbaza ibyawo, ndabibasobanurira ku matelefone, nkohereza message. Ubu mfite ababyeyi turimo turasengana ku itorero rya Makamba biteguye kubatizwa ku munsi w'umubatizo kubera uriya mwambaro. Nababwiye ibyawo, mbabwira ikiciro cy'abagore n'abakobwa muri iri torero, mbabwira intego zacyo, mbabwira uko gikora, bishimira kuza kubana natwe. Yesu ashimwe. Burya rero ngo nutabasha kuvuga yagira gute? Yafashisha amaturo, yasenga. None tubonye ko n'imyambaro ubwayo ibasha kuvuga ubutumwa. Yesu ashimwe. Imana rero iduhe gukunda ibyiciro bigize itorero kuko bikuza kwizera kwacu. Reka mbahe intashyo z'abayobozi bo kuri field aho twagiye tujya hose. Umuyobozi yaradutumye ngo tuzabaramutse mu izina rya Yesu. Ikindi ni ukubashimira ubufatanye mwagaragaje mu gihe cya COVID-19 ubwo twari turi muhira intara y'ivugabutumwa ya Kabarondo. Mwakomeje kugaragaza ubutwari n'uburyo mukunda Imana, mubigaragarisha gukora mutanga kimwe mu 10 n'amaturo. Ubuyobozi rero bwakomeje kuzirikana uburyo mutatenebutse gukora umurimo wayo kandi muri ni muhira. Imana ni nziza. Ntago byoroshye kuko nyine nkuko abayobozi ba Fulgence bakomeze kubivuga, abizera bacu basubiye inyuma, abizera bacu bararambiwe, abizera bacu bagize ubwoba kubera COVID-19, ariko kandi abizera bacu hari bamwe bakomeje komatana n'Imana. Haleluya. Hari benshi bakomeje kunamba ku Mana, hari benshi batarasobanukirwa n'uburyo itorero ry'Imana rikiriho kandi bari bazi yuko umurimo wayo warangiye. Ariko reka mbabwire uko byamera kose umurimo w'Imana uzakorwa. Inyigisho zagiye zitambuka zivuga yuko umurimo warangiye, ariko izo ni inyigisho zifite ubujiji bwinshi, kuko nk'abasobanukiwe n'abasomye Bibiliya tubona yuko uwatangiye umurimo muri twe ari nawe uzaza kuwurangiza. Bizera ba Bwiza, watangiye umurimo muri twe ntabwo araza kuwurangiza. Igihe kiri bugufi, ariko kandi abaririmbyi murabivuze, murabiririmbye, amarira ni menshi, ariko ibyo ngibyo ni ugusohora k'ubuhanuzi kwerekana yuko Kristo ari hafi kugaruka. Mwo kurambirwa, mwo gucika intege, musubire inyuma kuko ari bugufi, ari hafi kuza kuvanaho ibibi byose. Yaba umurimo wararangiye ntago tuba tugipfutse iminwa.
ntago tuba dupfutse iminwa umwaka urenga. Iyaba umurimo wararangiye ntago gupfusha no kurwara ibi byorezo ntago biba bikiriho bavandimwe. Umunsi umurimo uzarangira ni igihe tuzaba turi muri Kanani nziza, ni igihe tuzaba turiho tutarwara, ni igihe tuzaba turiho iminwa idapfutse, ahubwo turi kuririmba ngo uruwera 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 Imana yacu. Ubwo nibwo umurimo uzaba wararangiye, kandi uwo nta wundi uzaza kurangiza byose, ni Kristo umwana w'Imana. Imana yacu ibashe kubyumvisha bageze hano, kandi kubera kwibera hose icyarimwe inabyumvisha bizera babwiza bagifite urwo rujijo rwo kumva yuko umurimo warangiye, banavuga yuko batazagaruka mu nzu y'Imana. Imana yacu ibera hose icyarimwe igenderere buri mwizera wese ngo yongera kunde guterana kwera no kuba mu nzu y'Imana. Hari bimwe rero ubuyobozi bwadusabye yuko twababwira. Kimwe cyo nuko bashimira, kandi by'umwihariko mu Busonga intara ya Kabarondo rwose muhagaze neza, kuko ukwezi kwa kane dushoje, mugushoje muri ku mwanya wa 3. Imana yacu ishimwe. Mu ntara zigize ifiridi yacu 21 turi ku mwanya wa 3, turimo atari umwanya wa 2, sindi kwibuka neza, ariko icyo nzi cyo muri hejuru ya 4. Nongere mbabwire yuko mu ntara 21 kubera igahunda yo kujya mu nsengero bitaraba neza, intara ya Kabarondo mfatanije na pastoro kuyikurikirana umunsi ku munsi, kugira ngo tumenye uko ubuzima bwayo buhagaze, kuko ntago bitworoheye gusura amatorero buri munsi nkuko twabikoraga. Rero mfatanije na pastoro wanyu nibwo cyakora wenda abantu babwiza ntara bahamagara, ariko bamwe muri iyi ntara nagiye ntangira guhamagara abayobozi b'ibyiciro anyoboye cyangwa se abakuru b'itorero, kugira ngo turebe aho tugomba gushyira imbaraga ngo abizera bacu bongere bakundire itorero, bongere bategereze Kristo bakiri mu rugo rwa data. Rero ubuyobozi burakomeza gushimira ubufatanye mugenda mugira mu gukora umurimo w'Imana. Burongera kubasaba yuko mukwiriye gutsinda ikibi mukineshesha icyiza, mubwira bene wacu Adventiste umunsi wa 7 yuko umurimo utararangira nkuko nabivuze. Kandi hari abafite imyumvire yuko hano ntabwo wenda muragera kuri urwo rwego rwo kugira amateraniro 2, muracyafite intebe ziticayeho abantu, ahari nuko mugifungurirwa, ariko kubera ubuke bw'abantu bagomba kuza mu rusengero mu rwego rwo kwirinda COVID-19 hari imibare ntarengwa. Ubu twavuye kuri 30 tugeze kuri 50, mugize amahirwe kwicara ku ntebe muri abantu 3. Ubundi twatangiye ari umuntu umwe ku ntebe, abantu 2, ariko muracyabona ko turacyafite abantu bakehehe mu rusengero. Kira gihande murabona yuko inyuma intebe zibereye aho ngaho, kandi abizera babwiza b'Abadventiste barahari, nta hantu bagiye. Bivuze yuko rero bashobora kuba bataramenya ko babafunguriye, harimo gucika intege nke, cyangwa se harimo no kuba bafite imyumvire yuko batazaterana amateraniro 2. Bizera babwiza, byanezeza cyane tubonye abantu benshi baza gusenga, uru rusengero rukuzura, tukagira iteraniro rya 2. Namwe byabanezeza se? Bayobozi byabanezeza? Baririmbyi byabanezeza? Abizera byabanezeza? Ntako bisa kubona urusengero rwuzuye noneho tukagira iteraniro rya 2. Imyumvire ihari, abantu baharabika bakavuga ngo turi muri misa ya 2, ntabwo turi abakatolike, turi Abadventiste umunsi wa 7. Ni iteraniro rya 2 ribayeho kubera ibihe turimo bidasanzwe, tugomba gukora nk'abadasanzwe mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Nibinashoboka amateraniro 3 yaba rwose, mignone kuza nkabwiriza amateraniro 3 nta kintu bintwaye. Nyandwi kubwiriza amateraniro 3 wabishobora, nawe mukuru w'itorero, nawe rwose mife mushantari kubwiriza amateraniro 3 urayabwiriza rwose ugasoza umva umeze neza. Alleluia.
nimubwira abantu yuko nta misa tugira mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, tugira amateraniro arenze rimwe cyangwa abiri bitewe nuko abizera baje gusenga, kandi urusengero dufite nka Bwiza ntago rubasha kwakira abantu 50% icyarimwe. Icyakora birashoboka ko mwavuga ngo mu rwego rwo kwirinda amateraniro abiri tugiye kwagurura urusengero na kiriya kibanza kiri hariya cyaguke rwose, ni mu bishobora mukabasha kwakira abantu bose bo mu Bwiza n'inteko zanyu mwicaye nk'uko amabwiriza bidusaba, muzabikore ntacyo bitwaye. Ariko igihe tutarabishobora, nimureke amateraniro arenze rimwe tuyakore kubwo gufasha benshi bashobora gusigingira ko kutaza mu nzu y'Imana. Imana ni nziza ibihe byose. Nkunda kuvuga iki kintu na mu gitondo umukuru w'itorero yakivuzeho. Bizera nagize amahirwe yo kuba ngiye kubwiriza ntambaye agapfukamunwa. Kumenya amarangamutima y'umuntu upfutse umunwa biragoye pe. Reka mbabwire ngo no kubwiriza iteraniro ry'abantu bapfutse umunwa biragoye pe. Ariko reka mbabwire, nubwo bigoye umuntu abasha kwishimira mu gapfukamunwa ukabibona. Ndabeshye? Ubasha kugira morale mu gapfukamunwa rwose umuntu akabibona. Ariko iri teraniro uri kubona ritanezerewe. Ntabwo nzi ngo nukubera iki, niba ari akagapfukamunwa, niba ari uko wenda aribwo mugitangira kuza, ahubwo mwari mukwiriye no kunezerwa cyane kuko mugifite amavamuhira yo kuza mu nzu y'Imana. Reka mbasabe rero bw'imitima yacu ibasha kumva neza urukundo rw'Imana, tubashe no kunezerezwa mu gapfukamunwa, kuko niko ibihe bidutegeka. Nta nicyo twabikoraho, nta nicyo twabihinduraho, tubyakire dutyo. Ariko umunsi umwe ntazi nawe utazi, Imana izagakuraho. Haleluya. Izagakuraho, kuko niba tugeze kuri 50% na 80 izaza n'100% izaza, icyorezo gishireho dupfukura iminwa. Kandi nibitanakunda tuzapfukura iminwa turi mu maso ya Data wa twese. Haleluya. Ibyo nibitunezeze bana b'Imana, twe guheranwa no gupfuka iminwa, twe kumva yuko COVID-19 yaduhaye kwipfumbatira mu nzu y'Imana, ahubwo ibyo bitume turushaho gushima no kunezererwa mu nzu yayo. Tugiye rero kwigana amagambo atubwira ngo mwo kwiheba kandi mwo gukuka umutima. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, habwa icyubahiro kuko ugikwiriye. Ngwino bane natwe muri gahunda tugiye kwiga ijambo ryawe, dusobanurira ibikwiriye, kandi amarangamutima apfuye muri twebwe uyamurure muri twe, utwambike gukiranuka kwawe, ngo twakire imbabazi zawe n'ineza yawe, turusheho kugushima, utwishimire. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. N'amagambo tugiye gusanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cya 20. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cya 20. Ariko abajiya ku isabato y'ubutaha ni isabato y'abavanturiye, bafite gahunda idasanzwe ku isi hose. Rero kubera yuko ya gahunda twakoraga karasisi n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntago bishoboka muri COVID, ariko barashishikariza ababwiriza abavanturiye, abana bato. Murabona ko mu rusengero baje. Umuyobozi wa jiya abankadire uhereye ejo, dufite umunsi twemerewe kuza ku rusengero ejo, afata abana abatoze uturirimbo bazapresenta hano ku isabato. Ndavuga abana bemerewe kuza mu rusengero. Noneho abategura imivugo bayitegure Shanta. Wafatanya na jiya rwose mukareba umwana w'umujiya mukamutegurira umuvugo, utuntu twiza twinshi dushobora kubera hano mu rusengero, hanyuma bakongera bakaniyumvamo isabato ya jiya. Icyo nsorejeho kugira ngo twinjire mu cyigisho cy'uyu munsi, no gusaba ngo buri kiciro, yaba jiya, yaba mifemu, yaba ubutabazi, yaba umuryango, yaba abana, buri sabato nikore ku isabato yabo. Nibyo bayobozi, ibyo bifite inyungu ku itorero no kubizera bacu.
niba ari kuwa nyuma ari ikiciro cy'umuryango, ejo nihategurwa icyigisho cy'ikiciro cy'umuryango, muhugure imiryango ko imiryango rwose ikeneye amahugurwa. Kandi Bibiliya yacu yuzuyemo ubu amagambo menshi yo guhugura imiryango. Myinshi y'abadivansi umunsi wa karindwi ifite ibibazo, bityo mu gitondo umwigisha w'igice cy'abakristo madame atwigisha igisho cyiza cyane, kandi kiriya kisho kiri mu miryango. Buryo kiri mu miryango se mwatwigishije kuzigama mu miryango yacu, none se umuhinzi si umunyamuryango, umukozi leta se si umunyamuryango? Buriya kiriya kigisho cyari kiri mu miryango rwose neza neza. Twava rero mu muryango wo mu rugo tukaza mu torero, umuryango wo kwitorero, sibyo? Hanyuma dufite nandi mahirwe yo gusaba ubuyobozi ko dufite iteraniro rya kabiri cyangwa se rya gatatu, noneho tugahugura abagabo n'abagore, tugahugura bari abasore bacu n'inkumi, tukabahugura tubategura kuzagira ingo nziza. Ibyo mukabikora, dore mufite ahantu hanini, imiryango abagabo n'abagore bashobora kuza hano, abasore n'abakobwa bakajya hariya, mukareba abantu bazi kubahugura, mukabategura, nuko abagabo n'abagore kandi mukongera mukababwira uti nimusubire ku isoko. Mife mu bikabuko, abana bikabuko, hanyuma n'ibindi byiciro. Nkuko rero turimo turagenda dukuza ibyo byiciro dufatanije namwe, uyu munsi ntago wenda muri bubashe kubyumva, ariko abasengeye mu rugo baraza kubaha amakuru. Uyu munsi kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro, ya gahunda y'abana mwajyaga mwumva icaho ya saa 4 kugera saa 5 yakozwe n'abana bo muri firidi yacu. N'umubwiriza wa mbere w'uyu munsi ni umwana wo muri firidi yacu, kandi ni n'umukobwa wanjye. Haleluya! Rero ubutaha tuzafata umwana wa Bwiza, ubutaha tuzafata umwana wa Nyamirama. None se nitutabatoreza aha mwaha tukibafite, umwana uzamutungura umubwire ngo uzabwiriza kuri radiyo abyumve abyishimire? Birasaba ko dutangira rwose kubakuriza mu rusengero no mu rugo iwacu, noneho abana bagakura bafite kwizera guhamye. Imana rero iduha ubwenge n'ubuhanga bwo gukora ibyo byose kugira ngo dukuze itorero ry'Imana duhereye hasi, kuko abantu barahuze cyane. Nko kwiheba, nko gukuka umutima, n'amagambo turi busange mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cya 20, uhereye ku murongo wa mbere ukagenda kugera ku murongo wa 30. Reka turebe icyo hatubwira. Ni igitekerezo dusanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Abayuda baterwa n'abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Mwo kwiheba kandi mwo gutinya. Nyuma y'ibyo abamowabu n'abamoni hamwe n'abamowerimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Nuko ukomeje gusoma kiriya gice, ngo abantu benshi baraza basanga Yehoshafati, baraza baramubwira bati, Yehoshafati ingabo nyinshi ziraguteye kandi zituruka Siriya. Baraza bamubwira ayo makuru, baza rwose ari igihiri, baza birukanka cyane kuko babonaga ingabo nyinshi zize gutera Yehoshafati. Wa gatatu, Yehoshafati aratinya ariko yihata gushaka Uwiteka. Reka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Haleluya! Haleluya! Mwikwiheba, mwitinya kuko hari Imana yacu. Intambara ziriho nyinshi, ni yari intambara y'abantu bafite ingabo nyinshi, kandi Abasiriya nkuko mubizi, nko mubyumva mu mateka, n'abarwanyi bakomeye baza kurwanya rero umwami Yehoshafati. Abazi kubara inkuru rero baracebura barirukanka, baraza basanga Yehoshafati bati, Yehoshafati nimurebe namwe kuntu baje, nimurebe iyo umuntu aje kukubwira inkuru uko biba bimeze. Yehoshafati baramusanga nta kintu azi, ntabyo yari yiteze. Ndabireba mbese baje bari kumbwira inkuru intunguye uko Yehoshafati yifashe, ni mubirebe. Ariko Yehoshafati aratinyagira ubwoba, ariko arushaho gushaka Uwiteka. Nuko kubera imbaraga y'Imana ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Umva umugabo w'intwari, umva umugabo udatinya ibitero by'abana b'abantu. Mu gihe gikomeye nk'iki ngiki, Yehoshafati yabashaga gufata umuryango we bagahunga.
mu gihe nk'iki ngiki ko Yehoshafati nawe ntabwo yari yoroheje, yari umutunzi, yabashaga gufata wenda n'indege akajya mu kindi gihugu agahungana n'umuryango we. Ariko Yehoshafati ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa mu ntambara ntago byoroshye. Kwiyiriza ubusa mu gihe gikomeye ntago byoroshye. Kwiyiriza ubusa mu ntambara ni impano idasanzwe Yehoshafati yabonye kandi ahawe n'ijuru. Kubera iki? Kuko yarushijeho gushaka Uwiteka. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Haleluya, haleluya. Baturuka hose mu mpande zose baje gushaka Uwiteka. Icyo nakundiye aba Bayuda nabo bari bafite kumvira, bari bafite mwuka w'Imana. Ahari Yehoshafati yabashaga kugira uwo mwete wo gushaka Uwiteka, akanababwira bakiyangira bakagira ubwoba, ariko baramwumvira. Haleluya. Baraza bafatanya na Yehoshafati bariyiriza bashaka Uwiteka. Ukomeje hepfo barakomeje barasenga, batangira kubwira Imana, batangira kuyibwira bati Mana, si wowe wavuze yuko uzaduha igihugu kiza? Si wowe Mana se y'ukuri? Si wowe Mana si ishoboye? Si wowe urihe? Batangira kubwira Imana batitotomba, ahubwo bayibutsa ngo ibatabare, kuko bari bari mu gihe gikomeye ariko biyiriza ubusa. Umurongo wa 7, Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bw'Abisiraheli, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibi cyaba iteka ryose? Haleluya, haleluya. Umva uko bari batangiye kubwira Imana, batangira kuyibutsa amasezerano, batangira kuyibwira, barakomeza barishyuza. Ku murongo wa 10, nuko none dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi wa Seyiri, abo wabujije Abisiraheli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure. Dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Umurongo wa 12, Mana yacu, ntiwakwemera kubahana, nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Haleluya. Mana ni nziza, kandi ibihe byose tubuze uko twagira. Amaboko rwose Yehoshafati arayarambura hamwe nabo bari bari kumwe. Tubuze uko tugira, nta mbaraga dufite zo kurwanya bari abarwanyi, nta bushobozi dufite rwo kubatsinda, ariko tubuze uko tugira, ariko duguhanze amaso. Ibiturwanya ni byinshi, intambara ni nyinshi, intambara iwacu muhira ni nyinshi, amakimbirane mu miryango ni menshi, uburere bw'abana mu miryango burabuze, kumvikana mu makorari kurabuze. Izo zose ni intambara z'umwanzi Satani. Intambara turiho ntago ari intambara yo kurasana n'amasasu n'amabuye n'imiheto n'imyambi. Turi mu ntambara yo kurwana n'ikiza n'ikibi, kandi umurwanyi wacu ni Satani, afite ingabo nyinshi. Bizera babwiza, nimureke twubura amaso yacu, nimureke twongere turebe aho Imana yadukuye, nimureke dusubize amaso inyuma turebe gutabarwa kwayo twabonye. Tubwire Imana ngo Mana yacu, tubuze uko tugira, ariko tuguhanze amaso. Bibe gusenga kwacu, bibe kuvuga kwacu, twiyiriza ubusa no mu gihe ibintu bikomeye. Tubwire Imana tuyishyuza amasezerano yayo, kuko yafite mu biganza. Two gusitara tutaragera iyo tugomba kugera, two gucika intege kuko Kristo ari bugufi. Tubwire Imana ngo Mana yacu, tubuze uko tugira, ariko niwe duhanze amaso. Nuko Abayuda bose bahagara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya, n'abagore babo, n'abana babo bakuru. Haleluya. Yengeze kuri uyu murongo ndanezerwa cyane. Ntago abagabo bagiye bonyine, ntago abagore bagiye ngo bajye ukwabo, ahubwo abagabo n'abagore n'abana babo bato n'abakuru bose
baraza maze mwuka w'Uwiteka aza kuri ya Hazayeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yayeli mwene Mataniya w'umurewe muri bene Asafu aho yarari hagati mu teraniro. Aravuga ati murongo wa 15, nimwumve mwe Bayuda mwese namwe abaturage b'i Yerusalemu nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe ukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko uru rugamba atari urwanyu ahubwo ari urw'Imana. Haleluya. Mwitinya, mwe gukurwa umutima n'ibyo mubona. Bizera dusangiye kwizera, bizera dusangiye umurimo, bizera dusangiye ibyiringiro. Uru rugendo rurimo intambara nyinshi, uru rugendo rurimo kurwana kwinshi, ibibi byinshi cyane, ariko duhanze amaso ijuru. Haleluya. Niduhanga amaso ijuru tukiyiriza ubusa rwose, tukiha Imana wese. Imana itiye kubwira amagambo buri mwana wayo wese ngo witinya, we gukuka umutima n'ibyo uri kubona. COVID-19 igukura umutima, uburwayi ufite ubwo aribwo bwose bigukura umutima, ibi bihura nabyo byose wikuka umutima. Uruwanjye. Haleluya. Uruwanjye. Erega ijambo ry'Imana isomye mu gitabo cyahirwa n'ibande baratubwira ngo ntabwo ibigeragezo byajya ku muntu w'imbura mumaro. Oya, ahubwo umuntu w'Imana agomba guhura n'ibyo bigeragezo ngo akabinyuramo nk'uko izahabu ijya mu ruganda igasohokamo ari izahabu. Ni ku mukristo byongeho mu divansi w'umunsi wa 7 akwiriye guhura n'ibirushya byinshi muri uru rugendo agasohokamo ari umuntu w'Imana. Ngo ntago Imana yakwemera yuko ibigeragezo bigera ku muntu w'imbura mumaro, ahubwo Imana yemera ko ibigeragezo bijya ku bantu bayo ukibona yuko ari abantu bayifitiye umumaro. Nimwemere tubinyuremo kuko turi abantu b'Imana, ariko twemere kubinyuramo ntitubisigaremo, ahubwo tubisohokemo nk'uko izahabu isohoka mu ruganda. Mwitinya, uru rugamba turwana ntabwo ari urwacu. Icyo dusabwa ni ukomatana n'Imana tukayihanga amaso. Mwitinya kuko uru rugamba atari urwanyu ahubwo ari urw'Imana. Murongo wa 17, muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwirebera inteko gusa, mwirebera agakiza k'Uwiteka azabaha yemwe Bayuda b'i Yerusalemu, kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko ari kumwe namwe. Haleluya. Urugamba, reba nawe kujya ku rugamba ugahagarara ukareba gusa, izo zose ni imbaraga z'Imana. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi. Yengeze ahangaha mbona yuko yatekereje cyane, yubika amaso hasi areba ukuntu agiye kujya mu rugamba, agahagarara akareba gusa, yubika amaso hasi. Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Yesu ashimwe. Uko byamera kose Imana yacu iratabara, no mu rugamba rukomeye Imana yacu iratabara. Abarewi muri bene Kora nabo mu bakora bahagurutswa no guhimbaza Uwiteka Imana ya Isiraheli n'ijwi rirenga cyane. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itokewa. Bagisohoka, Yehoshafati arahagarara aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda namwe baturage b'i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Haleluya. Imana itangiye kumunezeza, Imana itangiye kumuha gutanga ihumure, kubera yuko nawe yabonye ihumure riturutse mu maso y'Imana. Nuko amaze kujya inama n'abo bantu, ashyiraho baririmbira Uwiteka, bahimbaza Uwiteka ubwiza bwo gukiranuka kwe, barangaje imbere y'ingabo bavuga bati, nimuhimbaze Uwiteka, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya. Haleluya. Baraterana bararirimba, baraterana barahimbaza,
barangajwe imbere nande n'ingabo bavuga yuko imbabazi z'Imana yacu zihoraho iteka ryose. Mbo twaririmbye ya 307 indirimbo iri mu rukundo rw'Imana. Ni indirimbo ushobora gusoma ijambo kurindi uri kwiririmba sinzi ko wabashije gutekereza ngo wumve urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana yacu nta muntu warurondora, rusagutse ikirere cyose rugera no munsi y'isi. Abantu bose bacumuye bacunguwe na Yesu, umwana we wese wahabye yaramwicunguriye. Uwaguha agapapuro kanini cyangwa gatoya ukandikaho urukundo rw'Imana ntago warurangiza. Ngurwo urukundo rwabanye na Yehoshafati n'abayuda yarayoboye. Ngurwo urukundo rubana natwe mu ntambara duhura nazo. Ngurwo urukundo rwatumye mu mwaka urengaho amezi itorero rya Bwiza ryongerwa kubona amahirwe yo kuza mu nzu y'Imana. Ni urukundo rwayo ntacyo twatanze, kuko na covid iracyariho, ni ubuntu bwayo. Nuko ngo baraterana bararirimba bahimbaza urukundo rw'Imana. Batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka ashyiraho abo gucira igice Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye i Buyuda maze baraneshwa. Aleluya. Abaririmbyi ngaka kamaro ko kuririmba. Buryo turi ku rugamba indirimbo zacu na amasasu. Bararirimba nuko Yehoshafati n'Abayuda baranesha mu izina ry'Imana. Niba ubabaye senga kandi uririmbe. Niba ucitse intege utenebutse ririmba. Burya kuririmba ni umuti mwiza. Aleluya. Ni umuti mwiza. Umurongo wa 26. Ku munsi wa kane Abayuda bateranira mu kibaya cya Beraka bahashimira Uwiteka. Cyo cyatumye abantu bahimbaza ikibaya, abantu bahahimba ikibaya cya Beraka na nubu. Abayuda b'Yerusalemu bahera ko basubirayo uko bangana. Yehoshafati abagiye imbere basubira Yerusalemu banezerewe kuko Uwiteka yabahaye kwishimira hejuru y'ababisha babo. Bazi Yerusalemu bafite neberu n'inanga n'amakondera bajya ku nzu y'Uwiteka. Igitinyiro cy'Imana kiba ku bami bose muri ibyo bihugu. Ubwo bumva ko Uwiteka yarwanije ababisha b'Abisiraheli. Nuko igihugu cya Yehoshafati kiratuza kuko Imana ye yamuhaye ihumure impande zose. Imana yacu ibera hose icyarimwe, kandi mu ntambara turwana yiteguye kutuneshereza, ariko twabanye nayo. Nuko nyuma y'urugamba, nyuma y'ibigeragezo ikaduha ihumure impande zose. Yehoshafati n'igihugu cye baratuza, intambara irarangira, ahasigaye batangira guhimbaza Imana bayishimira imirimo n'ibitangaza yabakoreye. Mu gitabo cyo kuva mu gice cya 14, kuva mu gice cya 14 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 14 tuhasanga Abisiraheli bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Ahangaha ni amagambo twahereye mu gitondo twiga, tubona uburyo ubu bwoko bw'Imana bwarageragejwe kandi burababazwa, ariko bari bafite isezerano ry'uko bagomba kugera mu gihugu cyiza cy'amahoro, aho bari biteguye gukira uburetwa no kubabara no kugira gute. Ariko abantu baritotomba, bagera ubwo babwira Mose bati, ese muri Egiputa nta mva zari ziriyo? Ese muri Egiputa? Batangira kwitotomba kubera yuko babonaga yuko urugendo rubabanye rurerure. Ariko ku murongo wa 13 Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagarire gusa,
murebe agakiza k'Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Aleluya. Burya nshuti y'Imana, dukwiriye kunamba ku Mana. Waba uri umuyobozi, waba uri uyoborwa, dukwiriye kunamba ku Mana, ariko umuyobozi we akwiriye kubana n'Imana biruseho, kugira ngo agire ihumure aho ubwoko bwayo ngo bugume mu masezerano yabwo. Aleluya. Mwihagararire gusa, umubabaro n'agahinda mwagize ntimuzongera kubaho ukundi, gutotezwa mwabonye ntimuzongera gutotezwa ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Aleluya. Imana yacu ni nziza kandi yiteguye kuturwanirira intambara. Nta numwe yifuza yuko yatsindwa, ahubwo nimureke tuzamura amaboko yacu, tuyibwiye tuti Mana yacu, tubuze uko tugira ariko tuguhanze amaso. Mu gitabo cyo kubara mu gice cya 6 umurongo wa 24 n'umurongo kugera 26 turahasanga amagambo meza cyane. Umugisha abatambyi basigiraga Abisiraheli iyo babaga batabarutse ku rugamba. Nuko Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana buti, uku aba ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha. Umurongo wa 24, Uwiteka aguha umugisha, akurinde. Uwiteka akumurikishize mu maso he, akugirire neza. Uwiteka akurebe neza, aguha amahoro. Imana y'amahoro atagira impinduka, Imana ibera hose icyarimwe, inezeza imitima yanyu. Kandi ibibazo n'ingorane n'intambara turimo, nimureke duhanga amaso ijuru, tuyibwire tuti Imana yacu, tubuze uko tugira, niwe duhanze amaso. Nyuma y'uru rugamba, nyuma yo kunesha, turirimba Uwiteka tumushime, kuko Uwiteka atubereye maso. Imana y'amahoro ibahire rwose, kandi mukomeze kuba mu nzu yayo, mukomeze kunezezwa no kwitwa abana bayo mu bihe bidashira, mu bihe byiza, mu bihe bibi. Uwiteka abagwiriza amahoro mu miryango yanyu, kandi abahire mu byo mukora byose. Niko gusenga kwanjye mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.